Mana we. Asani kombonye zamagingurira kayitaza yiruka imbere yanjye arengeye he. Zamu nago nzanari. Karame. Nzuko numva ifite impumuro ntasanzwe nzimo yaturutse. Impumuro? Ndumva ari bisanzwe. Aya. Ndumva hari ikibazo gihari. Izi nkweto zo neza ko ndazizi mu rugo. Inkweto? Yego. Ishobora kuba ari izo zamuye yaguze ntabwo mbizi. Ese ko niriwe mu nzu nabonye Muze zamuka bari hariya ku kazi kashinzwe inkweto za kuzishyira hano gute mu ruhe rwego. Wabona yazibagiye. Mushyira nakarira hariya hangaha yahageza byo kugira asibe inkweto hano. Wabona yazibagiye cyangwa ikinera agiye gutora mu gikoni. Ntabwo ibyo bintu mbyemeye. Nibyo nose urumva mubeshya ma. Nta no wiriwe hano wenyine uyu munsi. Ndapfuye Mama siribiti biti baye none. Mama we yamusabaye iki kaza iki. Ubaye ikiza. Mama we humeka. Mama none ibi biti bimbaye. Muntabare mama we. Abaye iki ko tuzamu. Ubaye ikiza. bigenze gute mumuzanira amazi yewe zana amazi Fuye muntabare. Umeze neza. Usanzwe urwara iki se mu buzima busanzwe wari ubaye iki? Mbwira ukuri. Ntabwo umeze neza ngo ujyane kwa muganga. Reka tukujyane kwa mama yarirohewe ubwo nge nari ngiye nje gutabara rwose. Urakoze mwana sha. Nukuri uri umwana mwiza Imana igiguha umugisha. Uri umutabazi. Meze ute? Meze bon? Ya nawe. Anye meze fresh. Fresh watinze pe. Natinze atunanje gukora mu rugo. Ko nagari cyane. Guhinduka. Tuvugana mu nzira kubi mwaje. Bibi tuzabikoraho. Ni gihe gito tuzabikoraho sibyo? Ntabwo make sense. Tubagana ni byaba teenager. Okay, basi ntaribi. Ejo nzakubwira nzagwa location naho tuzahura sibyo? Sure. Nziza cyane. Okay? Nari meze fresh nimugoroba barabishitse. Ndiye kubona mbona phone igiye. Ado? Wait. Anyway. Ninde se wawe? Oh, umva twawe ni... Okay, ndakwibutse. Ijoro nshaka. Imo? What? Okay, naribi. Ya, naribi ndibi. Ndaboneka, ijoro ndabamari. Okay, sawa. Ubwo bwanyura ama location. Sawa, ito nawe. Okay, ndaseye. Ko nari nkubiki umutima wuzuye. No, baby, ntabwo bisobanutse. No, wait. Warahindutse kandi. Wasenye buri kimwe gihananye nawe amateka yanjye nawe byarangiye nkakibona umwe tubona ukuntu banesheje umutwe. Utese bebe. Ugikomeza. Erega murabizi kuri urukundo rwanjye my love. Soreza. Ntabwo ubu izi saha igihe cyose tumaze tumaranye, igihe cyose tumaze tubonana, ntabwo urizera yuko ari wewe nkunda. Byizera. Uzajya ubyizera kandi ntuzigere ngiraho ikibazo kabisa sibyo bebe wanjye. Ahubwo se ahantu urabona gute hano hantu ni heza pe ariko suriza ukuntu mukuru wanjye nawe adashobotse ashobora nko kuzamenya ko maze iminsi nikatisha muri aya marodi kandi urumva kumusobanurira icyo mba naje gukora sinzi ikintu navuga pe
ubwo bivuze yuko ese ubundi baby waretse reka ngo propose akantu mbwire ko kashoboka sibyo urabona ndamutse ngukodeshereje inzu ahantu wenda kure no muri no quartier wenda muri Kigali ariko mu nkengero noneho aho kugira ngo buri munsi n'umugani tujye duspending amafaranga yo mu marogi hehe ahubwo noneho azajya nza kukureba mu rugo twaba turi free nta muntu n'umwe tugera gute utubangamira urumva ako kantu katabari sawa sibyo ariko ikibazo nyine ni ukubisobanurira mukuru wanjye gusa nzabyivugisha aho numva noneho ndebe icyo abivugaho abyemeye nanamubeshya ko nabonye akazi ahantu kure nkashaka inzu nyine nabyo byaba ari byiza okay ibyo bintu nibyo gusa nyine niba ufite akabazo ngambwira bebe ntukazabigira ikibazo kandi mariwa hari ibintu nshaka kugura kandi nta mafaranga mfite kabazo toto uramfite bebe wanjye ntukazabigira ikibazo sibyo se wowe ntukazabigira ikibazo kabisa ahubwo rero none se ko nashakaga ko twongera uratangiye oya bebe twongera warushye suwa tuntu tubiri twonyine narushye ntabwo nakongera gukuramo imyenda reba ariko ahantu amasaha ageze uko ntabwo uzi ko uriya mugabo wa mukuru wanjye uzi amaze iminsi ataha kare n'ubu ngubu nyine natinze ubwo reka nahe wumva turaza gupanga mu minsi iri imbere ukumva twongere duhure kuko burije ubundi niyo wanjye uteme sawa amasaha yagiye ubwo ngubwo nanjye nahe nasanga mama Nita yarakaye none atandaza hanze tanda kwibagirwa amafaranga no nidusohoka ugiye kugufatira kabu nahita nyakohereza mbere yo kwinjira muri kabu uracyari muri telefone ndeba ku isaha uri kubona isanga 7:20 Jennifer kunageze mwumva ari hehe nasabye gushyira ko nagaraza yagusabye gahuje kujya saa 7 z'ijoro nsukuye kansabye kandi ngo ndi kumubagana afite telefone se ko zika abantu bibanyi bitonda bagatangiye kwigira ibiki hanyuma se mwene wanyu wari he mwene wacu ko numva uri kuhangayitse ntabwo ari mu cyumba yego di reka jya kuryama nawe uko bategereza nta kuntu se bigenze Nandi urukundo n'amasaha harafunguye injira nakwegetse meze gute ku ntwaye urugi sawa aya masaha ni sangahe ntabwo mbizi saa 9 zirabura iminota mikeya usigara umugabo mu rugo nta madayimoni urwara muri wowe wagiye usabye uruhushya mukuru wawe ariko niba waramusabye saa 9 ntabwo wabigizamo urwanjye aha ni iwawe se oya usuvuye hariya hepfo siko muri gusa neza muri no misi amafaranga ukwiye kureba ubundi ntayo Biko nasa nk'umukobwa udafite amafaranga. Uranzura raniranye kabisa. Uri kanyu uhindura ibisuko, imyenda myiza, kandi nta n'ijana ntabwo kandi nzi ko ari ngiye usanzwe uba amafaranga yo kuba wasa neza. Ikuma nta badayimoni ari kurwanya. Oya. Bamuze n'icyo numva nagukora kabisa. Uzi ko nagukubita wenda bakaba banamfunga. Ntabwo uzongera gutaha saa 9.
nari nzi ko bwije. Ntabwo uruzi ko bwije? Shangiye imaje kundenga ibyo muri runo rugo. Ngahora nyikubitaho saa 9. Nta kibazo na kimwe ufite rwose. Nkaho utashye mu rwawe. Kontonge. Njye imaje kumira. Bose ninde no muka byara. Injira. Kweba wicaye hangahe bye turabisubira. Baruba wicaye. Nikosha. Uri kureba ute? Kunguku. Kunguku uri kubibona. Ndomiwe. Nta kibazo ufite muri wowe. Ngwino hano. Nta kibazo ufite. Nta kibazo ufite. Nta kibazo. Bise ni biki wanyweye none? Ni biki wanyweye? Sinzi kabisa. Sinzi kabisa cyane namwe. Bro, ariko nta bazimu ufite wowe. Nta bazimu ufite. Ariko bro, umenye ko wasinze nagucinya. Ariko nagucinya. Waje wowe. Se nawe wowe bijemo. Ubijemo. Sinari ushaka kungubita rekeraho. Ntabwo baradukiza ndakazunguruta bya. Man, unzamura isukari, ubu nagute unzamura isukari. Ngo umugore wanjye ntagira ate. Nagagira ute? Nagagira ute? Ntabwo byara. Ubu nabiraho nkagucinya. Oya. Ubu nse birakureba. Ariyo muri famille yose man. Ndabwira mukecuru n'ukuri do. Nubwo mahira reka mubwiza ukuri. Ntabwo wakongera kunkubita. Nurebe ko ndusha uburebure unagutera nka kudunda hasi. Ariko nzabibwa mukecuru bro. Uvuga ibicyo kavugira idahiye. Reba nyine nawe Claude yarabyaye ariko weho ndebera wagwana. Ariko bamwe bikisha. Ntacyo mwana nashyumba nankwe bro. None wajya ngo wazikwinitsemo si gusa. Wenda gusubiza mu cyaraho bukera. Nari bari kundekure nigendera. Ugenda ujya he? Ndeka nigendere mwana nigenda kuryama. Mva nkubwire wiguma kumenyera. Ntaguci. Urambuye. Riko na bintu bibaye byoroshye. Muruna yagize indaya. Uwanjye yigize inuza ntazi nanjye. Uwo uramwishe. Wese ko mbona ubwo bwakwishe. Ubu niko worera. Nukurera pe. Musigira abana nzi kuro. Abana saro numwe nabyayemo cyakuri iki cyana cyo kira mana yanjye we. Ubu nagicinya. Bapferi ubusa rwose. Mwende kunyicisha ibibazo. Saa 9 mwinyicaze pe. Ubu ntabwo nishyura irondo ku buryo ndirara. Ndahonye kubisegiza kinasinzira ariko ibintu banywa ni ibiki. Nayipfura. Sinabikubwiye. Uyu kazazana uzaba ukirebera. Uyu nguyu dore yabuhindutse imbowa bwagereye muri Kigali. Abo sabo wabyara nuko wabarera. Nasugo nanjye uranzanye kandi. Yaranyishura kunkubita. Ari mu bushoka kunkubita. Aho bukera muzanyikisha ibibazo. Simwe none subikwikishije. Ndabyumva ni mwene wacu. None hogeretseho na mwene wanyu. Nabwiye ko nafashe umwanzuro ngiye ko ari busubire mu rugo. Uri muraza mbaza iki kandi. Ari busubire mu rugo? None. Ugusuzabwira nyoko ko asubiye kubera iki? Nyoko nawe. Asore ngo nyoko. Mwagiye munuba. Urafatanya koko ngo ni nyoko. None mvuga iki? Siko ikinyarwanda kivugitse. Ikinyarwanda kiwanyu nyine. Muranze munyicisha ibibazo. Sikubona wa wiyumbarza ikintu kitaza ubwenge. Kandi ubwo uri murasambana ubikora wumva wishimye wangize ukaza mugize igicucu. Dore mbese. We byuka. Ntabuze zagushiramo. Bagina nkekira. Nta nubwo wibuka ibyo wanyweye. Mu gitondo ubyuka uzinga ibyawe, ubyuka utaha. Haguruka genda.
reba hano raramurebe cyangwa nawe bakumena uwo muto dore urarekura kikagwa iryiri bikanga wowe noneho ko nyoko yakunyohereje mbona usa nk'umuntu muzima mama arabyara ariko ngo wanza aramutoraguye ubu dufite icyo dupfana wowe baresha kisinziriye cyangwa ujye kuryama haguruka ngo byaye kibara kiri gato ngo se ndagisaba ndamushobora kirangije badakinkureho kinkureho usugenda mushobora kandi manabi kifashe kijyana mu cyumba ikintu we kandi ko kirya niko kinga Dora mututese ndamutse boss gripe no bundi nta kibazo kirangiye ndabyumvijwe ntabwo remeze fresh ariko uraza kumera neza kubera Imana it's okay birashira cyane bitse nagukumbuye mvaga tari buze kuyana kubonye kabisa cyane nitaza nabita nza kwirebera nene ukumbuye narebe ase kuri kwa mwiza cyane uri kwisiga iki no wait nagutazanje n'ibintu biraho nyine reba n'imisatsi bibi kuri mwana n'ingofero se Musi imisatsi wayigushijanga kunze ko nakazi ugira ndabona bihenze ikibazo kiri ku masasi yanjye ikibazo kiri he nta kazi ufite nanjye ntabwo ugeze uyansa uravuze ko ndafite akazi ugomba gutanga amayo numva nyine ukuntu wishyiraho ibyo boro bihenze ikibazo kiri hari umufuka wabonamo bibi ngiye ko nagukunze kuba uri nkagukunda n'intege zawe kuki ngiye utanyumva ko waramuzi uko ndisevuze ngo mbasa nk'akamayo wabo ntabwo mba numva nyine amafaranga uyavana he njye nuko nshaka kumenya kandi bitangiye urujya mbatse nkawe just reba ukuntu ubusa ariko nawe cyoshaga usigaye mu basaza bantu utakibuka no kwisi ikibazo kiri he berega nubwo nameze fresh nawe ariko ejo bizaba ari fresh genda kuyanira ngiye nshaka kumenya umenye kiriko gute nk'umukunzi wawe ngomba kumenya ese ibintu bishyize amafaranga bihagaze bimeze bite namufuka waramo cyose ujya mu baze bro taragiye uranyiyamye ndakuyanyatse uragiye ndagine kurengera niba ushaka kumva ubuzima nabwo nabuvamo ukava bureba mbere se ko nari nkubiki umutima ako ukene ni bubi bigeze nawe ubunandukanye n'umukunzi ni wowe wawurimbuye ako nanjye ntabwo namubura ntabwo bishoboka aho kugira ngo umubure yambura ubuzima ndaburambuye ntabwo naho mu buzima budafite keti ntibibaho uyu mwanzuro ndawufashe wasezeranyije ko iteka uzamura hafi iryo ni ryo sezerano wamaye none uko iminsi ihinduka nawe ugenda uhinduka ndibaza kuki wamaye isezerano rituzuye why isezerano rituzuye niryo wamaye isezerano rituzuye niryo wamaye isezerano rituzuye niryo wamaye isezerano rituzuye niryo wamaye wowe ntuzatinda kubona yuko wibeshya ndabizi ntuzatinda kubona yuko wibeshya zikundana bya nyabyo nizihemukirana nizihishanya amabanga oya zirangwa no gusabana gusa ariko we mbona warahindutse utakiri kumwe umutima nta kibazo ufite muri wowe ngwino hano nta kibazo ufite
wese uri kubona bisekeje uri kubona bisekeje hari iri bise sema sio mwana muri yangle musomera umva twagiye Christian mufata kabaka kuyake action wagiye unyumva ako nkumva iki just uri kumantika kumusetsa ngo utakishira ufite iki njye mba ngomba kumenya nk'umukunzi wawe gute se uranyetse uragiye ndagiye nyine susko ndaguma ndagagutera wowe vuga ko ushobora kwiyagura